umusore akareba umukobwa ati rwose umva nuriya, inkumi nayo ikareba umusore ati rwose nuriya, ni umuboga, urebye ukuntu ateye, ureba ukuntu niwe nuriya, niwe uzanshaka. Ariko mu by'ukuri ntumurebe igihagararo, ntumurebe uburanga, ntumurebe amataye n'amaforume ku mugani, oya, Uwiteka wasanga yamugaye. Ariko Imana yacu yo ireba mu mutima. Inshuti yanjye, iyo Mana itureba mu mutima, ndakwinginga ngo tuyitinye. Ndahangije nkubwira ngo dutinye iyo Mana kuko ireba mu mutima. Dutinye iyo Mana kuko ireba ibyiherereye. Abakunzi, inshuti za Hava TV, turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Sabinyana ukundwa. Uyu munsi tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo Imana ireba mu mutima. Imana ireba mu mutima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Munyemerere mbanze nsenge. Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, nyemerera uturebere mu maraso ya Kristo no mu mbabazi zawe, maze Data wakire ishimwe tugushimiye. Turagushimiye nyaguhara ku ngoma kubw'uyu mwanya mwiza udasanzwe. Nyemerera rero Data ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data, umanurire ijambo ryawe kutuhindura, kutubohora, kudutunganya, kutweza, kuduhindura abakwiriye, kuduhindura abo ushaka nyaguhora ku ngoma. Ushimwe rero icyo twanzira imigambi ya Satani mu izina rya Yesu. Nyemera rero dutangirane nawe kandi tuze gusozanya nawe, byose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Mu izina rya Yesu niko dusenze twizeye, amen. Mana yacu iduhane umugisha. Nari mbabwira ngo tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo Imana ireba mu mutima. Imana ireba mu mutima. Reka dusangire iri jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli, igice ni cya 16 n'umurongo, reka mpere kuri 4. Ababishobora muzamuke muhere ku murongo wa mbere. Ngo nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro. Nzanywe no gutambira Uwiteka ibitambo. Nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho, yitegereza Eliyabu, aribwira ati, ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Umurongo wa 7, muwiteho cyane kuko ariho nshaka. Ngo ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uwiteka we ntareba nk'abantu, ahubwo we areba mu mutima. Kuko abantu bareba inyuma nyine. Abantu bitegereza inyuma, nk'uko Samweli yarabonye Eliyabu, akabona ni umusore ushinguye, akabona ngo ni ikirere cye ni kirekire, akabona ni mwiza. Aramwitegereza avuga ati, rwose uyu nguyu niwe mwami wa Isiraheli. Ariko Uwiteka aramubwira ngo ya, ntumurebe igihagararo, ntumurebe uburanga, ntumurebe ubwiza. Nge namugaye kuko nge sindeba nk'abantu, nge ndeba mu mutima. Imana rero ni Imana ireba mu mutima. Ni Imana ireba n'ibyo twibwira mu mitima, ibyo dutekereza, ibyo tugambirira.
byose Imana irabiro tukinabigambira Imana iba yabibonye. Ni ukuvuga ngo twezwa kubw'ibyo tugambirira mu mitima yacu, dukora byiza cyangwa bibi. Ni ukuvuga ngo ibyiza cyangwa ibibi byose ni imbuto z'ibyo tugambirira mu mitima yacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu Yesu Kristo yigeze abwira abigishwa barabwira ngo erega ngo ntimugire ikibazo cy'uko tutakarabye mbere yo kurya, ngo ntabwo umuntu yanduzwa n'ibimujyamo, ahubwo umuntu yanduzwa n'ibimuvamo. Ibyo asohora biva mu mutima we, ibyo nibyo bimwanduza. Imana yacu itugiriye neza cyane. Aha hari umugabo wagambiriye mu mutima, umugabo witwa Daniyeli, mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice ni cya 2 n'umurongo wa 8. Haravuze ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Daniyeli yarabigambiriye, yumva agambiriye kutiyanduza, yumva mu mutima we afashe ingamba, aravuga ngo sinshaka ikintu cyose kizatuma niyanduza, ikintu kizantandukanya n'Imana yanjye ntabwo ngishaka. Afata ingamba, arabigambirira mu mutima we. Ariko Imana yacu kuko ari Imana ireba mu mutima iba yabibonye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero itubwira, reka dusangire nanone iri jambo riri mu Bakorinto, plutôt mu Baroma igice cya 12. Abaroma igice cya 12, reka nsome umurongo wa 2 gusa, abishobora wenda bahere hejuru. Haravuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Kubera iki? Kubera ko tugarutse ku mutima, cyangwa Bibiliya igarutse ku mutima, kubera ko mu mutima ariho Imana yitaho cyane. Imana ireba umutima w'umuntu, Imana ishima umuntu biturutse mu mutima we, Imana igaya umuntu biturutse mu mutima we. Nk'uko yashimye Kayini, plutôt Abeli, ikanga Kayini, byaturutse ku byo bagambirira mu mitima yabo. Imana yanga imigambi ya Kayini, ntabwo yari yanze Kayini nk'umuntu, oya, yanze imigambi ya Kayini, ishima imigambi ya Abeli mu mitima yabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hano rero aramubwira ngo Uwiteka abwira Samweli ngo ntumureme mu maso he, yego ni mwiza, yego n'umusore muremure, yego arashinguye, yego afite igihagararo, ariko ntumurebe ibyo, jye namugaye. Data adutabare cyane. Nk'uko abantu nyine muri iki gihe tureba, umusore akareba umukobwa ati rwose umva nuriya, inkumi nayo ikareba umusore ati rwose nuriya, n'umuboga urebye ukuntu ateye, ureba ukuntu niwe nuriya, niwe uzanshaka. Ariko mu by'ukuri ntumurebe igihagararo, ntumurebe uburanga, ntumurebe amataye n'amaforume ku mugani, oya, Uwiteka wasanga yamugaye. Nturebe ibyo gusa, ahubwo baza Uwiteka ko ari ureba mu mutima, aba ari ukuyobora, kuko Uwiteka we areba mu mutima. Uwiteka ntareba uburanga bw'inyuma gusa, Uwiteka ntareba abishushanya gusa, oya, ngo arebe ibikorwa by'abishushanyiriza inyuma. Arabimenya niyo tubikoze twishushanya, arabimenya. Imana yacu idutabare kandi tugire neza. Rero nshuti zanjye, Imana yacu ni Imana ireba mu mutima. Dutunganye imitima yacu kugira ngo twishimirwe n'Imana. Twishimirwe n'Imana. Byatumarira iki kuvunika dukora kandi tutishimirwa n'Imana? Imirimo yacu nta kibi kivuze. Turebye hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4, usome uhereye ku murongo wenda wa 3, ariko uraza kugeraho Imana yitaye kuri Abeli.
ibona kwita ku ituro rye. Noneho ngo maze ngo ntiyita kuri Kayini, ngo ntiyita no ku ituro rye. Ni ukuvuga ngo ibyo twakora byose, imitima yacu niyo izabitera gushimwa cyangwa kugaywa. Bizagawa biturutse nuko imitima yacu Imana yishimira cyangwa se itayishimira. Ni ukuvuga ngo bizashimwa kubera ko imitima yacu Uwiteka yishimira, nk'uko bizagawa kuko imitima yacu nayo igawa imbere y'Uwiteka. Rero Imana yacu ni Imana ireba mu mutima, ni Imana ireba bya bintu byose. Iyo usebya mugenzi wawe, burya Imana ibikwitegereza. Iyo uburana mu rukiko urenganya umuturanyi wawe isambu, Imana ibirimo kukwitegereza. Iyo waciye inyuma y'uwo mwashakanye, burya Imana ibikwitegereza. Ni ukuvuga niyo wavuye mu mudugudu yewe ukajya mu wundi, cyangwa wavuye mu gihugu ukajya mu kindi, burya Imana ibikwitegereza. Imana byose ibibyitegereza. Ukibipanga, ukibigambirira mu mutima, uko ugenda ubipanga ubitondekanya, utangira kimwe wongeraho ikindi, wibaza icyo uzabeshya kugira ngo ukunde ugende, ukabeshya ko uri muri misiyo y'akazi cyangwa se, burya Imana ibikwitegereza. Iyo wavuye mu gihugu witwaje business kandi ugiye mu yandi marorerwa, burya Imana ibikwitegereza. Iyo ugambanira mugenzi wawe cyangwa ukagambanira igihugu, byose Imana ibibyitegereza. Nshuti yanjye, Imana irakwitegereza mu mutima, ireba mu mutima, ntabwo ireba nk'abantu. Ntabwo ireba nk'abantu, abantu basha kubashushanya. Bibiliya iratubwira ngo hari abagabo b'ibigoryi bashinja abandi binyoma, nyine bigafata neza umuntu bakamugira ruharwa, bakamugira umwicanyi. Ntutangazwe nuko hari ababa bari n'amageragere wenda baranarenganye. Kubera iki? Kubera hari ababashinja ibinyoma. Habonetse abagabo b'ibigoryi babashinja ibinyoma. Ibyo byashoboka, inshuti yanjye, kuko nyine ni abantu. Abacamanza ni abantu, ntabwo bareba ibiri mu mutima. Ariko Imana yacu yo ireba mu mutima. Inshuti yanjye, iyo Mana itureba mu mutima, ndakwinginga ngo tuyitinye. Ndangije nkubwira ngo dutinye iyo Mana kuko ireba mu mutima. Dutinye iyo Mana kuko ireba ibyiherereye. Dutinye iyo Mana kuko ari Imana, byose bizagaragara imbere yayo, kuko byose hari, navuga gute, donc byose biba byafashwe, biba byanditswe, cyangwa se baba babikameye mu ijuru. Nukuvuga ngo nta na kimwe kizayisoba, byose bigaragara imbere yayo nk'ibitwikuriwe ku manywa y'ihangu. Rero nshuti yanjye, ndakwinginga, ubashije kuntega amatwi uyu munsi cyangwa se uyu mwanya, ndakwinginga ngo njye nawe dufate ingamba kugira ngo duhindure ibyo tugambirira mu mitima yacu. Tugambirire neza, tugambirire gukora ibyiza, nibwo tuzemerwa. Imana yacu itugire neza kandi duhana umugisha. Reka nsenge. Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma. Turasaba amaraso ya Kristo kutweza, weze imitima yacu Uwiteka Mana y'icyubahiro, utweze udutunganye mu mitima, Mwami wanjye, kugira ngo ubashe kutwishimira. Utureme mu mitima mishya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, imitima wishimira, imitima iguhesha icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo Mana tugende uko ushaka kandi dukore uko ushaka mu izina rya Yesu. Nuko uhabwe icyubahiro, reka ijambo ryawe riduhindure bashya mu izina rya Yesu. Niko dusenze twizeye, amen. Imana yacu tugire neza kandi duhana umugisha. Abakozi ba Hava TV, Imana ikomeze kubaha umugisha no kubagura mu buryo bwose. Abaduteze amatwi mwese n'abadukurikira, muhabwe umugisha uburyo bwose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda, nukuri turabishimira kandi turabinginga kugira ngo wowe wabashe gukurikira iyi nyigisho ubashe kuyisangiza n'abandi, kugira ngo twese hamwe dufatikaniriza hamwe guhinduka mu mitima by'ukuri, kuko aho ngaho hari Imana ireba kandi niho Imana ibasha kwishimira cyangwa ikagaya. Rero tubashe kuba abishimirwa n'Uwiteka, nuko tufata ingamba zo guhinduka by'ukuri mu mitima yacu, tukagambirira ibyiza,
tugakora ibyiza bivuye mu mitima yacu. Imana yacu iduhana umugisha. Naho ubutaha, shalom shalom.